bagiye ku ruhande umurava n'umwete bagaragaje mu kwitabira irushanwa ry'agaciro Precision Tournament. Ekipe yahatanye kandi yanitabiriye igaragaza urwego rwo hejuru no kwitwara neza. Mwakoze baduhereye iyo ekipe. Nós vamos depois de ver. Isso aí para Chimera cyane ko gushyigikira urubyiruko. Ndagira kandi twakire ekipe ya kabiri itambuke hano imbere. ko mu gihe nagitwara nshobora guhita ntekereza kujya kwiga, ndahita mbivuga muri ubu buryo, ntabwo ndi buce hirya rwose kubera ko ntwaye igikombe. Ubu ngiye gutangira kwiga ibijyanye na coaching, nubwo bisaba igihe kirekire, ntabwo ari ibintu byo kwihuta. Ubwo birasaba ko umuntu atangira kwiga petit à petit, iyo licence D nyibone, licence C ndetse n'andi ma licence atandukanye. Ubwo birasaba no guhera hasi kugira ngo mbashe kuviva iyo experience. Ariko promesse nene haye abantu bushize ko nintwara igikombe nzajya muri coaching. Ubu noneho nabikonfirma, ubu ngubu ngiye gutangira coaching. Cyo kora ntabwo ndi buhite ntakaza umwuga w'itangazamakuru, ndagerageza kubijyana mbi balance, ubwo kimwe kizarusha ikindi imbaraga, ubwo kimwe nzakireka njye mu kindi. Hanyuma reka yenda nkifuza kubaza kino kibazo, mve muri rino rushanwa ry'agaciro bibaye ngombwa ko namita na profita ngatumye kubazaho. Turimo turabona amakipe hano mu Rwanda, yaba APR, Rayon Sport, amakipe akomeye arimo aritabaza cyane ibigendanye n'abakinnyi b'abanyamahanga, by'umwihariko duhererekanye ku bazamu, yaba Kiyovu nayo biravuga ko igiye kuzana umunyamahanga, yaba APR, yaba Rayon Sport kumanuka hasi zamukura, amakipe menshi hafi ku icumi agiye kugira abanyezamu b'abanyamahanga. Ku ruhande rwawe ubibona ute? Ese ni urwego rw'abakinnyi bo hasi bo mu Rwanda rwagiye hasi, habuze iki, cyangwa se ubyumva ute muri rusange? Yagira ngo ni ikintu gikomeye cyane umuntu yashimira federasiyo ishyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse n'abandi bayobozi babigezemo uruhare kugira ngo abanyamahanga bagaruke. Abanyamahanga
bakora ibintu bibiri. Abanyamahanga bunganira abenegihugu kubasangiza experience na bumwe mu bumenyi budasanzwe bagiye bakura mu bihugu bitandukanye. Ndaguha urugero nka Tadeu Ruwanga APR yaguze, ni umukinnyi wa ekipe nationale y'Abarundi ya Uganda wakinnye igikombe cya Afurika, ni umukinnyi wakinnye muri Tanzania, ni umukinnyi wakinnye mu Barabu mbere yuko aza muri Simba, ni umukinnyi wakinnye muri muri Djibouti. Ni umukinnyi ufite experience ku buryo kuza kwe hari icyo bizongerera Ruboneka, hari icyo bizongerera n'abandi bakinnyi b'Apr batandukanye. Icya kabiri, ku bakinnyi b'abanyamahanga bongera competition mu gihugu. Uyu munsi ngira ngo murabizi, muri abanyamakuru mwebwe cyane, shampiyona ikomeye ku isi, muri shampiyona y'Abongereza, muri shampiyona nk'ebyiri cyangwa eshatu zikomeye ku isi twese turabizi cyane. That's why banatwara shampiyona zirige n'ibindi bitandukanye. Nta kindi gituma shampiyona y'Abongereza ikomeye, ni abatoza beza b'abanyamahanga n'abakinnyi beza b'abanyamahanga biyongera ku beza b'abenegihugu, wabikombina bigatanga umusaruro, yaba muri ekipe nationale y'Abongereza. Ngira ngo murabyibuka ko bageze muri demi finale ya mondial yabereye mu Burusiya, kandi bafite ikipe ikiri jeune y'abakinnyi batoya. Bivuze ngo rero ku rundi ruhande competition igiye kwiyongera, ndetse hari n'icyo baje guha abana bacu, ndavuga abakinnyi b'abanyarwanda, ku buryo ushobora kuzatanga umusaruro kuri ekipe y'igihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ku matirebe atandukanye, kuko APR yarabigerageje ntibyakunda, ndetse n'andi makipe yarabigerageje adafite abakinnyi b'abanyamahanga baremereye. Uyu munsi niba baje bamenya neza ko APR, Rayon Sport, Kiyovu, Mukura, AS Kigali Police n'izindi kipe zose zizagira amahirwe yo gusohoka, zishobora kuzagera kure hashoboka mu marushanwa mpuzamahanga. Ugarukira kwa cyane ku banyezamu, nagarukira ugira cyane ku banyezamu, nibo wenda akenshi bakunda kuvuga mu bikorwa byo kuba bamwe banatsindisha ikipe mu buryo barema amafaranga, ko amakipe menshi yamaze kubahararukwa. Ni ubushobozi buke cyangwa nuko abayobozi cyangwa se bamwe mu banyamupira duce mu makipe batarimo barizera abo banyezamu? Ni ibintu bibiri byatumye abazamu benshi baza b'abanyamahanga muri shampiyona y'u Rwanda. Ikintu cya mbere, dufite crise y'abazamu. Ndaguha urugero, uyu munsi ya AS Kigali yatakaje Kimenyi, hari undi muzamu w'umunyarwanda ifite? Ntawe. Uyu munsi Kiyovu Sport iramutse itandukanye na Kimenyi, hari undi muzamu uhari? Jya muri Rayon Sport uyu munsi Bonera aragiye, hari undi muzamu uhari se? Kubera ko Adolphe asigaje amezi agera kuri 2, amezi 3 kugera mu kwa mbere nabwo kontra izarangira. Dufite crise y'abazamu b'abanyarwanda, ni bake, cyo ni kimwe. Icya kabiri, kubera ko ari bakeya bageze ahantu barirara kubera ko nta competition bafite. Ariko kimwe mu bintu bisunitse Fiacre buriya, nubwo ari umuzamu mwiza ugiye muri South Africa, asunitswe na Onyango, umuzamu w'umunyakenya wari uri kuri bande touche ako kana. Nekereza ko kuba Mario ari muri APR ari wenyine ntabwo byatuma atirara, nawe byatuma yirara kubera ko ahemberwa ku gihe ikipe iratsinda hano muri shampiyona, ni wenyine, nta musimbura afite. Nuvuga ngo bituma habamo kwirara. Ariko abantu babiri iyo harimo akantu ka competition nta muntu waryama. Ni niyo mpamvu uyu munsi twari tugikinisha Migi na Haruna. Impamvu ni iyi, Haruna yakinnye muri Rayon Sport na APR z'abanyamahanga ku buryo byageze ahantu bamuhengeka. Migi yageze ahantu yimuranya kugendera Mafisango, amuvana kuri 6, Mafisango amumengeka kuri 3, Migi ajya 6 kubera ko yabimeritaga, yari yabikoreye. Mu yandi magambo, kubera ubuke bw'abakinnyi b'abanyarwanda hari harimo kwirara ndetse na competition y'abantu. Ariko kuba abanyamahanga baje, tugiye kubona competition y'abakinnyi b'abanyarwanda ndetse n'abakinnyi b'abanyarwanda. Izamu ntabwo ikipe y'u Rwanda iri buhungabane, kuko dushobora kuba twabura umwe mu banyarwanda bari mu Rwanda byibuze atakandagira mu kibuga, ugasanga mu banyezamu wenda 10 bose bari mu Rwanda b'abanyamahanga. Nimba tubona umwiza mu Burundi, umwiza mu Uganda, umunyezamu ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville, n'abandi banyezamu benshi na Gasigina yimazana abazamu, ntabwo biri bigira ingaruka ku ikipe y'u Rwanda kubwira gukena, ugasanga iyi murakinisha abakinnyi ba kabiri batanabanza mu kibuga, ugasanga noneho bigezeho bitanga umusaruro mu kipe y'igihugu. Krizi kiyongera yangira ngo ku kijyanye na Cani mwari mukomojeho, ntekerezaho ku kijyanye na Cani ko ntabwo turi bugire ikibazo cyane, kubera ko dufite Pierre, dufite Adolphe, dufite Rihungu, dufite Gaye, n'abazamu bakiri bato. Iki cyaba ari cyo gihe cyabo cyo kugira ngo nabo baranse kariyeri yabo, berekane ko bashobora kuba baba bazamu bashobora kuba bahagararira u Rwanda muri Cani. Ariko ikibazo ni uko bashobora kudakina. Ikibazo ni uko bashobora kudakina barishijwe. Ntekereza ko nibaramuka batagiye ngo baryame, ni abazamu bafite tala. Pierre afite tala, Adolphe afite tala,
Rihunga afite tara, umuzamu bita Gaël afite tara, n'abandi bazamu batandukanye. Patience wa Espoir werekeje muri equipe ya Bugesera nawe n'umuzamu ufite tara. So no kuvuga ngo ikibi nuko bakwiyakira bakajya muri zone ya comfort, kumva ko ngomba guhembwa, haje umunyamahanga ari ugomba gukina. Ariko mu gihe cyose bari buze gukanguka, imikino ya championnat, imikino y'amahoro y'igikombe cy'amahoro, ntabwo babura umwanya wo gukina. Ni na mpamvu ntekereza ko bataryamye ntabwo twagira ikibazo cyo kora. Baryamye icyo wagaragaje cyaba ari ikibazo gikomeye cyane byatugira ingaruka. Dusoza ubutumwa ku bakinnyi b'Abanyarwanda yo ku giti cyawe nkawe Anta, gira icyo wisanga cyangwa se ugenera message abakinnyi b'Abanyarwanda bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakina shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda. Hari n'abavuga ati bakabitegera ati byiringiro cyangwa se bamwe mu bakinnyi basohotse mu Rwanda bagiye gukina hanze, barishimira yuko yego basohotse, ariko competition bagiye gukina hanze ugasanga iraciricije ko iri munsi iyo basizana mu Rwanda, kuko akenshi abagarutse bari mu Rwanda baragiye hanze bagaruka usanga bari munsi y'abasigaye mu Rwanda. Ko nk'ubu ngubu ntabwo twajya kubira cyatubwa ino hagarara gutya zagatwara nawe gafate gutya kwa kunubera ntarebe Nigeria today challenge all players, all fans is killing many skills. They have quit. Look up today. Bakinnye agaciro ku isizo tournament season ya mbere, abamo umukinnyi watsinze ibitego byinshi n'umukinnyi witwaye neza. Aba bakinnyi kubashimira byose bidahagije, tugomba kubabwira no kubashimira muri uyu mwaka ukurikiyeho kugira ngo binanasibe bagenzi babo barimo gushaka kujya muri televiziyo. Ndagira ngo musabe umukinnyi niba ari hafi y'uko yatambuka kugira ngo ashyikirize aba basore ibihembo. Wabaye Diberi ari urubanza, ibyo wakoze umwaka ushize wakoze cyane, kandi Imana ikomeze kugenda imbere muri kariyeri yawe. Musabe na barato yuko yatambuka. Merci. Ndabona imbere na komiseri yabashije kuduha abasifuzi mu mikino yacu ya kimwe cya kane kugera aho imikino isorezwa. Tunasaba ubufatanye buhoraho no kudushyigikira muri iki gikorwa cyacu cy'iri rushanwa. Saba gutangira uko yakitegura kugira ngo nayo ize ishyikirizwe igihembo cy'irushanwa.
kugira ngo ushyikirize gatuza ndabona ngaho gatoto rwose turabashimira ariko by'umwihariko ngewe nshimira na Jesayi turi ku mutima nshimira n'abantu bose manatasiyo manatatata tasirata tasirata ndabashimira wese uburyo mwitwaye kandi ndabashimira tunazima n'izina ry'abategura agategura season tournament basaba ko mwajya kwihangana kugira ngo mukore ifoto y'urwibutso cyangwa ndabashimiza iteka yabo Chepe ingana n'amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda Kokantara Kozi Azababa Kuchinawo n'abakinnyi rusange tubashimiye Oui, petit. Wegereye. Okay.